ugakoresha umuti bakavuga ati nubwo wenda zazacika ariko twibutsa abantu kuko izo ari exception benshi baravyara ndabyumva hari n'ababitwarira dahere ni gute bazagenze kuvuga ngo biriya bintu ndagurugero kajya gashinga bazatera hari imyaka 3 kariya ushobora kugasamira ariko nyene niko biragoye ariko nabwo birashoboka niko none akimyaka 3 niko washamiraho kurusha akimyaka 3 n'imyaka 5 kara gashobora kuba katari 100% urumva ariko kano kameza 3 batera hano kariya bavuga ko ari none ko jewe ndamuzi umuhungu wasinga kurumva umukobwa umuhungu sarasama none twaganiriye n'umuhungu arambwira ati twabaga mu Rwanda arangize kubera ino processes nteza umugore avyaye umwana umwe amuteza kameza 3 none ngo baravuga ngo baratereka bagende bazavyara barageze hanze baragenda bari muri Amerika bamaze none kinyaka 7-8 cyarabyara nubu tarasubira kuzara niko kuko uzaye umwana wa mbere yahise ambwira ngo umva muvyo utazokora mwana wa data akameza 3 iko tukakakora niko nabi babwiye nyine kano kameza 3 nababwiye ko katari 100% kandangize gato none se kariya bavuga kuko kariya kugasamiraho biragoye kara ni 100% ariko nyine exception tizibura ariko bavuga ko ari 1 pour 1000 nuvuga ngo kubanda igihumbi ashobora kuba ari mwabo. Hello guys, meze mute? Twebwe tumeze neza, turakomeye, twagarutse ka MN official, turaha turino mugani wa yaca n'undi mukubona ngo turino y'umuvandimwe Gaston ngo turino natwe twaje twagarutse twahageze. Turaramutsa abakunzi bacu abari hirya no hino aho bukeye aho bwije, turavuze ngo yambu turabaramukije, mumeze mute? Twebwe tumeze neza, turakomeye, turashima Imana. Twaje twagarutse kuri MN official, turashimira abakunzi bacu, twabonye urukundo ejo bundi n'ukuri mwatweretse urukundo, ndabashimira cyane. Uzuko narinzi ko ndahondeba ariko ndashimira Imana n'ukuri, ndabashimira abashuti bacu, muri abana beza n'ukuri. Naraje je nyine ndakora hano mbose cyane ntameze neza, nyine nari mbabaye. Ayiwe babaye. Nari mbabajwe na wa mukobwa wacu yewe. Ariko ndashimira Imana ko abantu batweretse urukundo, batugaragarije urukundo, comment nziza cyane z'ubwenge. Ndabashimira n'ukuri byimazeyo, turiyegereza abakunzi bacu basha bageze kuri MN official, tubahaye kaze ngo mwegere mukomeze mudukurikirane. Nukuvuga ngo ku mazina muramenyereye ni Nyabaruta Chantal, ndi umugore ndubatse, mfite abana 3. Ababimenyereye barabizi, dutuye Nairobi. Turiyegereza aba inshuti zacu, abanyarwanda, abarundi, abumva runo rurimi rwose rw'ikinyamurenge tuza tuvuga, turabashimira cyane. Turabazi baza bagenda badukurikirana, hariho bamwe bazatwibwira bakavuga ngo na abarundi, abandi ngo na abanyarwanda, abandi ngo ni bande, ariko bose turabashimira cyane. Mwagize neza kudukurikirana, turabiyegereje ngo mukomeze mudukurikirane cyane. Ndaha mugenzi wanje navuge, ariko ndango ko murabona ko twabazaniye umutumirwa, turaje tumuvugeho mukanya. Muraho neza, mumeze mute? Mumeze neza, twe tumeze neza, turakomeye nk'ibisanzwe. Ni MN official cyane. Ese mwari munkumbuye cyangwa abari bankumbuye bose? Nasonye comment. Abari bankumbuye bose mwandike muri comment. Ni gakengeza mpana n'umuntu akanganga arankunda, ubwo rero abankunda n'abari bankumbuye mwandike muri comment aho ngaho hasi. Ku mazina ni Munezero Patience nk'ibisanzwe, nyine sinaje ariko nari nashikiriwe nyine kizogo ngo nyine ko ntari buboneke, ashikana ko Kiswahili arakora no gushikirwa cyane ugushikana aho ngayo ngukorera. Ku mazina ni Munezero Patience nk'ibisanzwe, ndubatse, mfite umugabo n'abana 2. Mumeze neza mwese bamuherereye? Twe tumeze neza, narimba kumbuye. Hari ikiganiro kimwe nategeye mu gitondo, noneho umuntu aravuga muri introduction
ngo ariko mana ngo ariko uzi gusuza abantu ngo mutaziranye ngo ni nk'umuyaga n'ikibazo gikomeye ngo ntawezi usibye wenda nk'umwe muhura banga kuvuga ngo turabakurikirana ariko abenshi nabo tutazi umuntu wese ukurikirana MN official ahantu hose wicaye turagusuje cyane kandi turanabakunda by the way turabakunda nyine nubwo tutabazi bamwe ariko turabakunda twaje kandi turi kumwe n'umutumirwa wangaha n'umugabo wubatse arivuga baje kumuvuga arivuga rekana nawe arivuga sawa umeze neza ngani kayunga ibwira ni kuri murakoze cyane kunakira nitwa Mugisha Joshua hano ni kuri MN cyangwa M&M nuko noneho rero ndubatse nyine uyu nguyu yana ubu ntiyari aho tungana batarashaka none se ko ubu ngubu rero yayizanye ese nayizanye yacu yarakene gutereta oye siyo mpamvu cyane ariko mu by'ukuri turubatse mfite abana 4 abahungu 2 n'abakobwa 2 na mama wabo noneho rero na mama wabo mfite ikinyamakuru reka nanje ncamamaze kuri MN rwose hano kuri MN yitwa Insobeko TV. Insobeko ni kirimi cyacu c'ikinyamurenge ariko mu kinyarwanda cyangwa ikirundi bayita injishi. Injishi ni umugozi uhuza ibintu bibiri wenda bishaka gutandukana cyangwa se bitandukanye bikaba hamwe. Insobeko rero ni ikinyamakuru caje guhuza abantu cyane ko akarere kacu kagize imisi karimo ibibazo bitandukanye bituma abantu batekereza bitari ngombwa ugasanga umuntu agize mugenzi w'umwanzi cyangwa se igihugu abaturage badafite abahure na politiki ugasanga ubwa buvandimwe ndibukiriho cyane ku mpamvu zitabafitiye inyungu. Rero Insobeko ije gushira abavandimwe bose hamwe bumva runo rurimi abarundi abanyakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda n'abanyarwanda muri rusange nuko nabari Bugande bumva runo rurimi rwacu Tanzania n'ahandi barebe ku Insobeko TV cyangwa se isobanura Injishi TV. Murakoze. Kazo kamumbaza hanga watwibwiye ngo Joshua Mugisha uko nyene no kwibwirana ko bunyine twibwiye mu Kinyamurenge. Ese Joshua Mugisha nyine ukuzanganya aze kuri Joshua Mugisha ivuge mu Kinyamurenge neza. Kinyamurenge mugana abanyakinya bazavuga ngo Kiswahili sanifu vuga mu Kinyamurenge neza bibwira n'uri umuki imirara ko turaya ngo tuyirekese ibiza azabigenyene bizagira ariko nta umurara ni famille kuri nta butagira umurara naba bose ubona batibwirana bafite imirara umurara ubundi bisigura inzu. Umurara ni ijambo riba mu gipfurero risigura inzu cyangwa se umuryango cyane wewe garura cyane muto ndi wobimenye iri atugira nabo barayigira yose. Noneho umurara niba ari ashatse kumvuga ndo mugorora ngire ngo nuko icyo ndigihagije icyo kirahagije reka turekere gucyo ndo muganga nzamvura suko nukuvuga ngo icyo nje ngiye kubaza kigiye gutandukanya n'ikindi. Uyu ni umutumirwa wacu afite cyane nyine yitwa Insobeko TV. Insobeko turamukurikirana cyane namwe aba MN inshuti zacu mugende nawe mumukurikirane kuri iyo Insobeko. Abantu mumugane kabisa agira ibiganiro byiza z'ubwenge ni n'umunyabwenge by the way murabizi. Nukuvuga ngo icyo nje ngiye kubaza umutumirwa wacu twakwishimiye cyane kandi wagize neza kutwitaba wagize neza kuza ngo uduheze amaelekezo. Ngize imisi mbatengwa se twari tugize imisi tukuguma kukwinginga nitwe tubizi. Nukuvuga ngo nje wicyo mbaza niki ubundi Mugisha n'umuntu ki azwiho nkiki abantu bakuzi nka gute bakuzi gute bazi Mugisha nkande
ukora iki mu buzima busanzwe naco niba ari cyo ukora bakikumenyeraho bakakugana. Aba bakunzi bacu ni benshi, itorero ry'abantu 1800 rirenga, kanisa ryafatika, itorero nini n'abakristo benshi. Abakristo ni sana. Arakora iki n'umuntu ubuzima busanzwe mu uzwi hiki iconzwiho wenda nuko ni umuntu nk'abandi bose, nta special mfite abandi badafite, ariko je nkunda abantu, nta muntu nanga, biragoye ko cyane ni kariteka siko wabajije se uzwiho nkiki uko n'urukundo nyine nkunda abantu ni rutoya se niguzwiho hari onanga hari umuntu wigazugwa kona nago siruto ikindi mu buzima busanzwe ico nkora cyangwa se ndavura afite pharmacy hano hafi ubwo nuko ya kuri no studio sikure uvuye hano ni nka metero nka 50 ubwo abantu batugana ni hafi adresse hariya Neema House ni igiswahili cukani n'abanyana hoya hafi yaho abavandimwe bacu bacuruza ibishimbo bamukecuru cyane rwose kandi agira ibishimbo biryoha njewe buri mugoroba ngomba kubitahana ateka ibishimbo biryoshe cyane cyane jewe siba rimwe nitegeko tous les 2 jours ndabimanukana rubango siba rimwe umunsi wa kabiri ngabimanukana iwanjiriye fo ntubi naho ngaho niho dukorera abashaka kutugana ngire ngo araniho hazwi cyane uvuze Neema House wenda abantu hari abadasoma rya hejuru izina riri hejuru ni etage anivo 7 ariko abagenda kuko tugendera hasi ibishimbo byo bira mu maso y'abantu rwose babibona ngire ngo nuko uwo niwe mugisha rero turagushimiye n'ukuri kandi abantu bakugane uyu ngo ni daktari ubundi nariko ngira ngo kare kose nubwo yamamaza insobeko arakubitaho naka pharmacy abafite ibicurane abagwayi ibintu zose bamugane ubu naza ngira ngo naco uraciye amamariza oye urabikoze uyu ni umucuruzi ariko taza yamamaza ibintu vyiwe reka banzureke birangize tuza wiyamamariza bikanyobera ukuntu mutaza mwamamaza ariko ngira ngo uyu wacu daktari aramamaza abantu bicurane bamamaze bamugane none agize neza nukuvuga ngo ico twazaniye daktari rero nyine hari igihe nibagirwa rimwe na rimwe umuntu akibagirwa nanjye aho ngaho nyine nuvuga ngo niwe ubanza ku muryango wa farumasi nanjye ngahera je ncuruza indagara kawunga gusa n'amavuta yo kwisiga sometimes haba harimo n'imikeke ariko nyine imikeke ntizoneka cyane nk'indagara nuko rero muza tubaheze kawunga ku biciro byiza n'indagara dukora delivery bikakugeraho uri murakoze cyane free delivery oya biterwa n'ibintu waguze nyine ubwo bakora delivery nuko ngaho ubwo nawe rero ariyamamarije nukuvuga ngo uyu wacu kubw'impamvu za miliye turimwo kubw'impamvu zaho dutuye twabonye kuko ari ngombwa ngo nima navuga ngo tumuyemvite yani tumubwire kuza kutugana kuri MN kubera ko tuzi ko ari umuhanga mu inararibonye by'ubuvuzi noneho icyo twabazaniye uyu munsi musanzwe byenda muzumva handi ariko ni ngombwa kuko kandi natwe tubicishirizaho abakristo bacu hano kugira ngo babimenye twaje kuvuga ku kiganiro kivuga ngo onapo ku bagore kuboneza urubyaro onapo kuboneza urubyaro muri make ese hajye nuko kuboneza urubyaro nicyo gisukuye mu kinyamurenge no mu kinyarwanda kuboneza urubyaro nizo zatuzanye nukuvuga ngo uyu wacu ni umudogiteri niko n'umuhanga nukuvuga ngo ndi umuvuzi muri make n'umuvuzi nico nkora ndeke kuvuga ngo umuhanga ndakibaza ariko n'umuhanga niwe mwiza niwe doctora wenda sinyifite ariko ndavura niko biba bimeze ndaca ariko komeza uvuge
ubwo biba byumvikane bavuze muganga cyangwa dogiteri ni umuntu uvura nuko rero ngaye nguko nukuvuga ngo jewe nabonye kuko agomba mbese n'uwacu twabonye kuko agomba kuza akaba ngutunyuriraho mu ncamake ese ni ngombwa kuboneza uruzaro ese si ngombwa kuboneza urubyaro je nariko mbona kuko tutovuga hejuru yo kwifungisha ngo ni icyaha kuko nawe si pasiteri oye ndiwe ayaho ndiwe n'abapasiteri bandeba ariko iwacu mutumigo ni atari ndiwe turahera kuko ari icyaha turabanza gatumenyega kuba pasiteri mbose ndasengerwa ariko uri hafi urumuvuga butumwa wasengewe jewe nari nshaka kutubwira hejuru yo kuboneza hejuru iciza cyo kuboneza urubyaro sinziga nanje ndaza kukubaza ikibi cyo kuboneza kuko wewe zenda ntushobora kuvuga ububi bwavyo ariko je ububi bwazo numaraga kutwesplika iciza cyavyo iciza cike twebwe icyo twari tuzi icyo twebwe twari tuzi twaranakuzaniye njewe ntabwo ndabikora sinzi uko biza bigenda pe kandi uko ndakiranutse ni ukuvuga ngo njewe mba nifitiye n'ubwoba hariya ngo kuboneza ni bibi mbese mukeneye amakuru mbese dukeneye ngo usobanurire abakunzi bacu amakuru ahagije ubabwire ngo umuntu agomba kuboneza ejo bundi narabibonye by the way ku aba unity mu Rwanda abana bashiriye mu nda aba unity uriya mugabo wo mu Nyarwanda sinzi ngo nimba ari ndetse nimwibuka yababwira ngo ukuntu atari icaha n'ukuntu ari byiza ariko jewe simbifata nkaho ari byiza hari n'abaganga babonye ushize ndaguciye mu ijambo hano bavuga nyine kuko umuntu w'umuganga nawe w'umupasiteri yavuze ko ari icaha ntiduhera ku caha ntiduhera ku caha wewe genda tubwire ese kuboneza twobikora kubera iki zokogwa gute twoboneza kuyihe mpamvu ese abantu tibukuzarira ko ariko kwiza none se ko mwumva nyine ko icaha mwamugisha kandi hari abafashe nk'icaha ntabwo mubivuge ganyine muvuga ati abangaba bavuga ko ari icaha cyangwa se wowe ubwawe ni icaha cyangwa se icaha jewe simpera kuvuga kuko kuboneza ari icaha wewe hera amakuru ya onapo utubwire ngo onapo nuko ndaza kubaza ibibazo nyuma aya ni amakuru ageze igihe ku isi ni amakuru ageze igihe ku isi none kuri wewe ubifashe gute jewe kuboneza sometime simbizi cyambere simbizi sinzi ngo ubundi nje nza numva bavuga ngo uyu muntu anaboneje afite imyaka nkiyanje iyo ni risk iko niko nza numva none se mugiye ari risk nje gasinyumva kuko ari byiza ariko wewe kuri daktari uravuga ngo abantu bagomba kuboneza kuri iyi mpamvu nini reka gweza uwo nguwo wowe banzi bo explique oya je ikibazo ndikubaza mama Joshua karabivuga neza wacaraza kutugira nk'umuyoboke kandi karabitunganya neza je naringize nguvuge ko ijambo rya mbere na posicha je niko mzumva muri je una posicha kubera ko bavuga ngo wahereye ku caha je navuze ngo caha tukivuge nyuma oya byose gabira ariko twabanjije kumenya ubwiza bwacu ubwiza bwawe ko jewe nzi ko atari nziza ku side yawe ariko hariho abandi bazi ko ari nziza nyine ga nanje naba nakeneye kwibariza zenda no kubariza abandi ese wowe bakwayiga ko atari nziza nabanza tubwire ubwiza turabuzaho nyuma yabanje kuvuga ububi noneho ububi n'ubwiza wewe guratubwira ko uko biba bimeze iyo abantu bavuze kuboneza urubyaro mubyumva nyine gutyo ngo ni onapo ariko harimo nk'uburyo bubiri bwo kuboneza cyangwa se sinzi ko ari kuboneza iryo jambo mu Kinyarwanda ariko mu by'ukuri ari cyo bita ku limitation de naissance nico gihe ureba nombre kavuga ngo zobyara abana 5 ukamufuririza cyangwa se ukabyara uko wabyaye bamara kuba 5 ugashiraho limit ukavuga ati birarangiye sizo sakubyara umwana iyo ni limitation keraga ni nombre waravuze ngo zobyara abana 5 cyangwa 3 iyo bagejeje rero limitation ugahagarika wamaraga guhagarika bavuga ati ndariraga abangaba
ico gihe uba wizeye nyine kuko Imana izabarinda cyangwa se ntawe ushira urufi imbere ariko niyo gahunda warihaye iyi ngiyi limitation ishobora kureba abantu bose yoreba umugabo yoreba umugore urumva shaka kuvugana ati sheri wowe n'umugore kubwira umugabo tuvyaye abana 5 gadata dushoboye kurera urabizi ko bino bintu by'imisemburo duterwa se cyangwa dukoresha tuboneza bigira n'ingaruka rimwe na rimwe nyine kagenda wowe bareba ukuntu bagukorera akantu bita ligatire wenda bafunge gaha handi hazamo ni ligatire nyine nico gifaransa kabisa ni ligatire no bakagendaga bagafunga gaha handi umugabo azava gahunda zikora umwana noneho ico gihe umugabo ngire ngo ni section byaba bikase ni rimwe pour du bon taswa ko umugabo nawe ashobora kuboneza siko mpaye mvuga nyine kuko limitation mwavuganye n'umugabo iyo umugabo ari flexible abyumva ashobora kugenda akaba ariwe balimita nukuri none bibaho oya ntazanze none ko bataragenda bose ngo bashirire abagabo biragoye hari igihe batona gukundira avuga ati uyu mfite ngwe nawe utuye muri Kongo muri ziriya ntambara uyu mugore n'abana bopfa ejo nugashaka undi ariko umugore nawe gasohoka akavuga ati wenda abana se bapfuye uzabusigara iki ibintu nk'ibyo cyangwa se mfuye ngapfana n'abana banje wowe ariko umugabo abashaka nyine kugira ngo asige cyane mu cyo wacu ya Kinyafrika noneho muri make hari iwacu murenge none ibindi kumva ngo wapfuye udasize umwana cyangwa udasize wasanga ni ariko nyine iyo wiringa Imana abana 5 6 babavyaye ukalimita abana se sabi n'ubuzima n'ubw'Imana ari nige ushaka wa kabiri n'abandi bagasoba gapfa ariko mu cyangwa ntubabyara cyangwa nawe ugapfa mbere yuko unabyara urumva noneho akabaganira iyo bita family planning ngene unane onapo noneho iyi ni planification hari ico bita espace hagati y'imbyaro espace intergenetique hagati y'abana babiri ushobora kwashira imyaka nkavuga ati abana banje bagomba kurutana cyane babi bihereye kubijanye n'imirire n'ubuzima bwabo n'ubuzima mufite mu rugo mu projet yanyu ya buri munsi cyangwa nakazi mukora urumva ibintu ni byinshi bituma umuntu aplanifya urubyaro no subi inyuma iri limitation yigeze banga ba limit imbyaro hari gihe bigeze abadukuriye hejuru y'abategetsi isi bigeze gushaka kwisigira abantu bakeya iri jambo limite ryatangiye bavuga ko bashaka kugabanya abantu kwisi noneho imiryango yose kwisi ishobora kuzumva kimwe arabizi ko hari n'abazashaka abagore bane kugira ngo babyara abana madini imyizerere yakeneye kugwira noneho abantu bamwe cyane nk'abantu y'Iburaya civilisation z'Iburaya zishobora kuba zarabonye ko zibesha ubunyine n'abatangiye kubyara kuko ibihugu byabo birimo kugenda biba envahi cyangwa se abavuka muri ya bihugu usanga cyane bakomoka mu bihugu by'Abarabu kuko bo barabyara nuko ariko abazungu bo babigerageje bishobora gukunda hari n'uduce bashobora kumara n'imyaka 5 nta mwana uravukamo urumva ariko rero ntibabitaye kubaza basimbura gushaka no kubyara ni ibintu bibiri bitandukanye ariko ubundi kubyara ni byiza none wamara kubyara ukavuga ati mfite ubushobozi ubu n'ubu atari bya bindi byo kwizera ngo kwizera no kwama bazavuga definition yo kwizera ngo no kumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko hari ababyara nyine ngo kubera kwizera niba natwe gato barimo ahubwo bigakunda ugasanga nawe ejo bafite ubuzima bwiza ubutana abandi ba planify none se ariko mu by'ukuri guplanifya ni byiza mu buzima kuryo upangira ibintu byose niko upangana n'urubyaro si bibi n'ababibona nk'icaha ngo bica abana uriya mwana ntaba yabayeho icaha no kuvuga ngo wagiye wakuyemo inda cyangwa se umwana wenda ntawupfa kwica umwana we ahari ariko umwana gusakisha mu nda ukavuga ati ngiye kumukuramo buriya ni ubuzima buba bwatangiye ariko ibi ngibi imisemburo ihagarika ko habaho ubuzima ndabyumva wumvishe none ico gihe hari ubuzima buhari imisemburo ya kase processus ico mbaza ni ya miti ese ko kubaza bavuga
ese mvuze ngo ngiye kulimita uruzaro ku bana babiri narangiza bikagenderamo limite kera warabipanze nabo babiri kuboneza n'ibibazo planification uplanifia babiri ariko ufite kubyara abandi bwacu kagenderamo dusuye kubyara nzerega ngubaze navuze ibitajanye planifier nibwo uzuvuga ati ndabamzaye abandi bucanzo suye mbyari ndababzaye iyo gwa ni planification niko bari mukubwira inari mukubyara umwana umwe barahari benshi ndabazi byarangiza bigabikwama agashira akabyara umwana umwe bari umukobwa bari umuhungu akavuga ngo ubuzima ngo ibiki akama ahagararaga bwaca bukagendaga nka neza noneho gasimbizi niba bizagenda neza cyangwa imiryango ikavuga ati byagenze bitari imiryango iki zimya telefone hari imiryango igifite za ndangagaciro zo kuvuga ati umuryango wacu ugomba kunguka abantu bakaba benshi cyangwa se uri kinegi iwanyu ndabana muri ncike umugore ko atabyara ari nabo nabonye nyine bagiye bangeraho bafite ibyo bibazo akabiga nyine dushaka kuba fertilizer agabara ngo none nimbore y'intuza imiti nyine ibafasha kugira ngo basubire bagire concevoir conception noneho hari uwangeze afite agahinda kuko ngo umugabo wiwe ngo ari kinege kandi yarifungishije none ngo baramubiwe n'abaramukazi biwe n'umuryango n'ibiki ati barashaka kunyica umuryango bashaka kunisha ngo naje guca umuryango kandi ngo ariho bategeye amarira ku giti nuko ariko nyine kubw'amahirwe unyindagira ngo afite nk'abana babiri n'imisemburo idakorana ya antagoniste ruba ngo iyo utewe baguteye urushinge rw'imisemburo ituma udasama irya gusama iba mikeya cyangwa se igahagarara none umva je none ukabaza atese nakumvise atese ko hari abo bigenderamo icyo nje mbanza kukubaza ku ese ko wewe uri umudokiteri wageze neza kuza kubera ko ari we tuyabaza ni gute muza muje yani kurimitisha umuntu mukamutera ibitajanye bituma bimwe biba burundu umuntu akaba yohagara n'imyaka 10 akazaje kubyara nyuma y'imyaka 10 arabonzi bafite abana cyangwa 8 ukamusanga yabazaye umwana umwe yo wari umukobwa yo wari umuhungu ngo reka banzahagarare akamagenda bikagenda kubw'amahirwe ga akazabyara ariko kera igihe cyaramusimenye ukamubyara ese habaho kuvuga ngo noshaka ibijanye nanje yani n'amaraso yanje uko bimeze ni gute ibyo biragoye tibikunda no gukogwa mbo hari ibipimo by'ibanze biba bihari ariko biragoye kumenya ngo uyu nguyu ntazosama nyuma yuko yakoresheje imiti biragoye kumenya niyo mpamvu iyo ukiri umukobwa cyane utarabyara hari abakobwa bazaboneza urubyaro n'ubutabizi abari abasazi bagutegeka kutayikoresha kuko hari igihe nyine byogenderamo bo hakaba bati iyo ufite umwana abana 2 cyangwa 3 no kuzamuka ubu bakaba bawuku gutera gukoresha ugakoresha umuti bakavuga ati nubwo wenda zazacika ariko twibutsa abantu kuko izo ari exception benshi barabyara ndabyumva hari n'ababitwarira dahere ni gute bazagenze kuvuga ngo biriya bintu ndagurugero kajya gashinga bazatera hari imyaka 3 kariya ushobora kugasamira ariko nyine niko biragoye ariko nabwo birashoboka niko none akimyaka 3 niko washamiraho kurusha akimyaka 3 n'imyaka 5 kariya gashobora kuba katari sampurusa urumva ariko kano kameza 3 batera hano kariya bavuga ko ari none ko jewe ndamuzi umuhungu wasinga kurumva umukobwa umuhungu sarasama none twaganiriye n'umuhungu arambwira ati twabaga mu Rwanda arangize kubera ino processes nteza umugore abyaye umwana umwe amuteza kameza 3 none ngo baravuga ngo baratereka bagende bazabyara barageze hanze baragenda bari muri Amerika bamaze none nk'imyaka 7-8 cyarabyara n'ubu tarasubira kuzara niko kuko uzaye umwana wa mbere yahise ambwira ngo umva muzi utazokora mwana wa data akameza 3 iko tukakakora niko nabi babwiye nyine kano kameza 3 nababwiye ko katari sample sekandangize gato none se kariya bavuga kuko kariya kugasamiraho biragoye kana ni sample ariko nyine exception tizibura ariko bavuga ko ari 1 pour 1000 nuvuga ngo kubanda 1000 ashobora kuba ari mwabo abasaba kano ka myaka 5 3
wenda akashaka kuba impulsa depulsa ariko hari abasama badufite noneho aka kamezi 3 rero niko kari déconseillé cyane ku bakobwa nabe n'abantu nyine bafite nk'umwana umwe plutôt tiwumva kamezi 3 ko ariko kagoye cyane niko binone se niko kagoye kari déconseillé ku bakobwa abagore bose n'umugore ushaka kuba byaye umwana umwe ariko bitavuze kuko abagakoresha bose batavyara ngwashoboye kuba zari umwana oya mama Josh wiwe hari ukuntu atari kumva ibintu neza oroha nkubwire ni ukuvuga ngo onapo iziba nziza yaguhiriye ubundi basavuga ngo onapo nziza ni yaguhiriye okay kwa kutarayikoresha nti wowe yumva kuri wayikoresheje wicyara wayikoresheje karayumva bazavuga ngo ubundi basavuga ngo onapo nziza ni yaguhiriye cyangwa se kuboneza urubyaro kwiza ni ukwaguhiriye hariho wahiriwe naho gashinge kamezi 3 aragakoresha bucyarongera arasamara byara hariho wahiriwe naho gashinge k'imyaka 5 hariho noneho nuwagerageje gukoresha ko kamezi 3 biribana burundu bose nibyo gusa hari byinshi hari ibyo bitavuga rero ngo onapo nziza je ntekeza kari yaguhiriye woyimenya gutarayikoresha noneho abantu iyo babonye no onapo babona urushinge gusa bakabona akagapira hano si ibyo gusa hariho izo bita méthode naturelle ibyo bita jour sans risque bijya byo guharura birashoboka biriya ni byiza birafasha kandi iyo mu bishoboye hari imiryango bishoboye cyane kandi baye zanumva zo bari zo byiza ariko kandi wabishoboye bizabicika abantu benshi ndabizi tuburi sere mu curi hako muncu hakora mama mwana wa data mwana wa data none se sivyo noneho njewe icyo mbaza icyo tanyumvikanaho nawe ese none wo konseye abantu kugira ute kuyikoresha kuzaza baje kwipimisha before yuko bayikora baripimisha ke yavuze ngo ntibiza bigenza kumenyekana no mu byukuri ni wewe ntimubona inshinge cyane gusa hari ibyo mbabwiye byo guharura bo hari ni méthode za protection hariho nako abandi bita ngo ni dispositif intra-utérin akantu gakoze gafite minere yica intanga yega ndakabona none akari yanako ntangaruka nyinshi ni hafi ya ntazo iyo umaze kumenyera ni hafi ya ntazo kagenda imyaka 10 ibyo byose nibyo urebera hamwe kugira ngo urebe ikigufasha nyine guplanifya muri interviews kana kandi nuko noneho ibyo byose mbo mu byukuri hano iyo tuvuga bino bintu no ngo abantu babige bamenye ntabwo ari ugushisa ni ukuvuga ngo jewe icyo isomo jewe nkuyemo ni ukuvuga ngo kuboneza urubyaro tugomba kuboneza ku mwana umwe ku bana babiri ni byinshi metode ni nyinshi ndazumva metode ni nyinshi ariko twebwe kubera kuko twashidutse twikanga umujyi twikanga ubuzima twikanze iyo twagiye twama tubona kuko nituzara abana benshi tuzabaho nabi ari mukama yiteze ku mwana umwe zamara bikibana kera urusaku rurabaye banza witonde ndangize neza banza witonde icyo jewe nkuye uko jewe numvishije izo zo guharura ntibiza bishobora bose matematike n'ubundi yaratunaniye sibyo twaje twarayihunze ni ukuvuga ngo ushoboye guharura uri umuhanga utabishoboye ugakoresha izindi numvishe onapo zose numvishe zigoye zose zirimo risk kubera kuko wavuze ngo ntawuze umenya ubwo muhira kugira ngo naruvamwe azabyara mwatize kuri planification familiale cyane ko ibyo kulimita ufite abana bangahe mfite 3 uzobyara bangahe ushaka kuzabyara bangahe cyangwa 5 nugeza 5 uzagenda limite bakore vasectomy ningeza inzamona nyine ningeza 5 cyangwa 5 uzobwira muganga agenda afunga no kwa mangenda biri agantangaruka umuragute ntibaza bakura wihaye gahunda kuvuga umusozo abana batanu jewe niko ntatekereza aho kuvuga no bazabana ngo hari ikintu mutari gusobanukirwa nimba wihaye kuzoza abana batanu bakawukura mu hari kibazo reka iyo bagukuye nk'umurantu ushobora ntugira ubuzima kandi bwiza hari ibyo bakora nyine ukabaho ari ukuntu ubwisaba hindura nuko rero hari ubwo buryo bwo kulimita ukaba ufite abana 8 cyangwa 5 ukavuga ati abana barahagije uzoje kwa muganga babwire ngo ushaka kulimita urubyaro bagufashe kugira gute
kubihagarika burundu cyangwa se niba muvuganye n'umugabo akavuga ati njyewe ntabwo bamfite hari abagore bazagira ubwo wenda naka operation gatoya umugabo akavuga ati njyewe ndagenda babikore ibyo ayashye izo zo mugabo byo niko bimeze sizawe mvana je kwereka icyo nkuyemo aho ibi byabayeho ahantu twageze dukora tawo kwemera baremera uko wenda urabona ko umva hano mugi umvise je cyo nkuyemo ibi ni ibintu birebwa n'isi yose niba iwanyu muri community yanyu mu Nyamurenge bidashobora gukunda wese ko nabo bizokunda bizakunda mu bandi mu zindi community cyangwa mu zindi society birakunda umugabo aragenda bakabikora uko bumvikanye gusa umva jewe manze mwumvi simpanyumva ko mwanyumvishije jewe ko nduvuga ngo ukuntu mwe mwamuvuga jewe ico isomo nokura ngo ngaheza abakunzi bacu nababwira ngo kubera kuko watubwiye ngo ntibaza bamenya uhuza nawe na porunaka bazakunda kubimenya siko bavuze kandi hari n'izindi zidafite ingaruka ko watinze kubifite wenda izo ngaruka kandi hari ibindi uko nzi ko twikanze cyane zifite ingaruka wowe wagize ikibazo cyo kutumva nakubwiye ngo hari uburyo bubiri hari uburyo bwo kulimita imbyaro ufite abana 6 ntushaka uwundi ja kwa muganga barabigufasha babihagarike aho ukeneye guplanifya espace y'abana ikaba imyaka 3 cyangwa 5 cyangwa 10 maze utegere iyo espace niyo irimo izo byose hari izo metode ziri cyangwa se izo metode za barriere zo kuvuga ngo hari protection urabizi simbitindaho nazo iriya protection ntangaruka igira iriya protection ntangaruka igira tuzi protection ntangaruka igira nayo wewe wayime noneho rero protection nitonde protection ziri mu buryo bwose hari iz'abagabo hari iz'abagore zose nibishoka izo ntangaruka bifite kandi mu byukuri abantu bagenda babasirimu bave mu bintu bya kera byo kuvuga ngo kuboneza n'ishaha nigeze kubona umupasiteri abivugaho iri haruguru hari yamuteye amabuye ngo barasohoka mu ikanisa ariko mu byukuri ahandi se yayigana abantu bamenye ubwenge mushobora kuvuga ngo wenda muganga byamunaniye ngo ufite abana benshi jewe wenda ushobora kuba ariko nashatse umuntu ubuzima n'ubwiwe bino byo guplanifya imbyaro ni ibyacu twese ya ubwo rero nkumva abakunzi bawe cyangwa se kanisa ryawe ryahitamo muri ibyo bintu byose nababwiye ko uburyo ari bwinshi niba akagashinge bagatinye egera umuganga uje ku bitaro bikwegereye ku rwanda y'ubuzima bikwegereye oya kurakurikiranwaga n'isi yose iwabo hari abaganga hari ibitaro hari ibigo nderabuzima banyurirega muri biki nuko bagende baje ku bitaro bibegereye bavuge ngo jewe ndashaka kunuku cyangwa se ako gashinge karanani cyangwa ako gapira karanani hari nuva ku gashinge bamusha ku gapira bikabasaba hari uva ku gapira bamusha ku gashinge bikabasaba hari agashinge nakanga kameza 3 agapira karaka imyaka 5 noneho rero biterwa n'umuntu babijamo ni by'imihango secret bihagarara bikagenda uko bisanzwe bakabajamo wenda bakagira ibibazo byo kuva rimwe na rimwe ariko mu byukuri ico ureba ni ukuvuga ngo ndashaka gutanga icyerekezo cy'urugo rwanje none se jewe simamvikana nani mwe tugire turangize burije no kuvuga ngo ese kubera iki wabyumvishe ndagira iwe yabyumvishije n'abakunzi bacu zenda babyumvishije je utabyumvishije sinza pora nyumva sinza amenye ikibazo ngira no kuvuga ngo niba utayumva rero uwo ni wewe uwonishe ariko abantu mugende busirimuke mugira ubwenge mubyara abana babaze kandi babaze muganga baje iwabo hari abaganga yani muri bake wo bashishikariza kubyara inzaro zigiye iyo bavugaga ku espace ni kwa kundi ko kuvuga ngo nicerekezo utanga kuruko abana se nibyara 10 baziga nibyara 3 baziga wenda n'urugero nije ureberaho ni nkuko muri make wewe wobabwira ngo bagende bagira ubashira ubwenge ku gihe baba basirimu jewe ico mbabwira ni iyo possibility iyo family planning ko hari possibility yuko byara abana baki cyangwa ukabyara bushoboye ariko sinjuge n'ubuzima bwabo simbabwira ngo muje kubikora hari abashatse abana benshi hari abashatse baki bitewe nuko babona ubuzima bwabo bahicerekezo
buzima bwabo n'imiryango yabo. Kuzara bitabaye umugisha ubundi kuzara n'umugisha mu gihe washatse kurimita reba uburyo bukoroheye ukorera. Sawa murakoze ngira ngo nuko yewe ngaho murabyiyumviye bavande. Uyu ni dogiteri abamwegereye bamugane abari kure baje ngo bagana abandi ba dogiteri. Biterwa nuko umuntu ahagaze mu rugo rwiwe, biterwa nuko uwumva ushaka kubitengeneza nyine. Rero murakoze kudukurikirana, mukomeze mudukurikirane, musharinga ibiganiro byacu, mukore subscribe, izo zose bizadufasha kugira ngo dukomeze tubane. Ciao ciao. Insobeko TV ni televiziyo nshasha, mwibuke gukora subscribe.